Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mukomeje kubana natwe kuri Demi Impa. Nize ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tugenda turushaho kubana umunsi ku wundi. Ni inkuru cyangwa se ni itangazo ryashyizwe hanze na generali cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, UDF, General Muhoozi Kainerugaba. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoozi Kainerugaba, yaburiye uwashaka by'ukuri gukanga u Rwanda cyangwa se Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Asobanura ko uzabigerageza azafatwa nk'umwanzi wa Uganda. Uyu mugabo ngira ngo yigeze no gutangaza amukanya, nabonye ku itangazo rye ku rubuga rwa Twitter, avuga ko tariki 9 z'ukwezi kwa gatatu muzehe we umubyara by'ukuri Museveni ngo aribwo by'ukuri azagerwa cyangwa se azahabwa ipeti rya marishari nk'ipeti rya nyuma mu gisirikare. Mu butumwa bwe yanyujije ku rubuga rw'inkoranyambaga rwa X kuri uyu wa 13 Gashyantare 2025 hagana isaa 7, General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko uwashaka gukanga u Rwanda cyangwa se ushaka gukanga umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, yaba ashaka kugirana amakimbirane n'igihugu cya Uganda. Ngira ngo ni itangazo mu by'ukuri nawe ugiye nsoma. Uriya ni umwe mu bagabo nkurikirana ugerageza mu by'ukuri kuba agaragaza urukundo akunda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ndetse n'igihugu abereye umuyobozi. Yakomeje agira ati, nabivuze kenshi, ushaka gukanga u Rwanda cyangwa se data wacu Afande Kagame ari mu bibazo. Uwo muntu ashaka kugirana amakimbirane yeruye na Uganda ndetse nanjye. Ngira ngo iri tangazo ndacyarisoma, ariko ngira ngo nk'uko mu kiganiro gishize nababwiye, mu by'ukuri itangazo yari yashyize hanze avuga ko mu by'ukuri ashaka cyangwa se hari agace kamwe ko muri Congo avuga ko abasirikare bakarimo bose bagomba kuvamo. Atanga n'igihe cy'amasaha 28 ko uzarenza ayo masaha akiri muri ako gace mu by'ukuri azafatwa nk'umwanzi wa Uganda. And then arenza avuga ati, and then we will attack them, tuzabataka cyangwa se tuzabatera. Uyu mugaba w'ingabo mu by'ukuri atanze ubutumwa mu gihe ibihugu bitandukanye cyane cyane iby'i Burayi bikomeje guteguza u Rwanda ko bizarufatira ibihano birushinja kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amatangazo y'ibihugu akurikiye aya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Evariste Ndayishimiye wa Perezida w'u Burundi ko mu by'ukuri bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Perezida Kagame aherutse gutangaza mu by'ukuri gutangariza Jeune Afrique ko u Rwanda rushyize imbere umutekano warwo n'abarutuye cyangwa se n'abaturage barwo. Yakomeje agira ati, bityo ko ruzahangana n'icyo ari cyo cyose cyashaka guhungabanya umutekano w'igihugu n'abagituye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame
yasobanuye ko yakwemera gufatirwa ibihano aho kwemera ko ushaka kugira nabi u Rwanda n'abanyarwanda agera ku mugambi we. Kabisa ijambo rinonosoye cyane. Kayine Rugaba rero nawe mu by'ukuri yunzemo agira ati uzashaka gutera u Rwanda cyangwa se guhungabanya umutekano wa nyakubahwa data wacu cyangwa se uncle, akunda kumwita ngo ni uncle, ati mu by'ukuri ntabwo njye nzamworohera, azaba ashatse guca umubano mu by'ukuri nanjye ndetse n'igihugu cya Uganda. Mu by'ukuri rero ngira ngo murabizi neza uburyo Kayine Rugaba Muhoozi ari umwe mu bantu bakunda igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame afata nka uncle we cyangwa se nka se wabo. Yatangaje ko rero uwo ari we wese uzashaka gutera u Rwanda cyangwa se guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bizafatwa nkaho ari gutera Uganda. Reka rero nanjye mbashimire ngira ni muri abagaciro gakomeye kuba mwemera kubana natwe. Gira icyo mu by'ukuri utangaza ku byo tubagezaho bigiye bitandukanye, musaba gukora subscribe niba utarayikora kugira tujye turushaho kubana umunsi kundi. Ciao ciao, Imana ibarinde naho ubutaha.